arwaye reka ngende njye gushakisha dukeya reka muhereze musasire nyamara rero kankubwire uri kwisukaho umuriro uri kwisukaho amaraso uri kwishiraho urubanza amaraso y'umwana w'umuntu utazakira warangiza ngo uri gusenga ukabihanurana ukabisirimbana bandi bakavukirwa bavuga indimi Imana yacu idufashe ni igihe cyo kwaturira Imana tugasaba imbabazi abantu bari kwabya ngo nta mahoro nta mahoro ariho reka mbabwire Imana iri kutugaya muri iyi minsi kankubwire bana bafite uburinzi ugifite intwaro y'Imana ugisenga bikemera ucerekwa bikemera ugasengera umuntu ubabaye utamuciye amafaranga Imana igahabwa icubahiro Imana ikururuka bana bawe ikabakiza akaga ikabakiza abarozi ikabakiza imitego ikagukiza ibisazi ariko uruzitiro rwawe rwamaze kunyukanyukwa wamaze kukuraho uruzitiro rwari rukurinze burinzi bw'Imana wabuvuyemo wamaze kubuvamo n'abana bawe rero nta burinzi bafite icyo nagusabira injira mu burinzi bw'Imana ongera ufate intwaro yemwe abarambitse intwaro hasi nimuziterure mwongere mugaruke mu bwiza bw'Imana muhamagara Imana yongere ibagarukeho iki ni igihe cyo kugaruka ku Uwiteka Imana kongera kumusubiraho twongere twisuzume Imana itugirire neza mureke mbabwire Imana ije gucagura ije gukura intama mu ihene yewe henewe Efraimu uri ihene warangiza ukavangura intama reka nkubwire gabanya karinde wongere wegera Imana ariko ko muvanga muri kuza hano kuri cano Imana naho kihageze muzakogwa n'isoni muzamwara mafaranga mwirirwa murya Imana irababaye Imana ifite agahinda n'umubabaro Imana itugirire neza bantu muri kwihishahisha mwarangiza mukavuga muti tugiye kuri televiziyo uri umupasiteri ukajyanaho umuntu ugaragara nka Oliva ukiri kuvuga ngo ningende mvuge ko nkeneye iki niki nyamara ari ubwesikoro Imana yarababaye ibyo byageze imbere y'Imana yewe mbifitiye ubuhamya bifitiye igihamya yemwe abapasiteri kazi mufitanye n'Imana urubanza mwameze imvi z'urutarutaru mukavuga ngo muri abatambyi nta butambyi Imana ibabonaho ubwisho mwabuvuyemo bantu babaye ibikanga uri gusanga umuntu yagize iminkanyari afite imyaka 20 ugasanga agize imyaka ukakayana umuntu w'imyaka 50 mwongere mugarureke mu bwiza bw'Imana umuntu ufite ubwiza bw'Imana badayimoni baramutinya bantu bakamutinya bakamuhunga kandi nta kintu avuze kubera ubwiza bw'Imana bumuriho reka rero duhamagara ubwiza bw'Imana bwongere butugarukeho Imana itugirire neza bantu barakamutse bantu barahumye barasinziriye yewe wa mugabo we uri kugenda mu muhanda uri kugenda na miki yewe wa mugabo we wicaye muri biro wicaranye iki ufite urwaniko rw'ijuru wacunye imodokari nta rwaniko rw'ijuru uvuga ngo ni mu idini muve mu idini mureke mbabwire wa muvyeyi we waba wubatse urugo nta rwaniko rw'itorero rw'ijuru ufite uvuga ngo n'urw'itorero ntaco rumaze urw'idini ntaco icyangombwa mushake adresse mwiyandikishe iki ni igihe Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni mwiyandikishe mwongere mwitsibuza amazeru mwagize imbere y'Imana yongere ibagarukeho yongere igaruke ku bana banyu yongere igaruke ku gihugu cacu yemwe banyarwanda mwameze imvu z'urutarutaru yemwe banyarwanda mwarabivanze yemwe banyarwanda kazi mwarabivanze yemwe bafite akazi muri za bro zikomeye mwarabivanze Imana iri kubahenda iri kubabwira ngo ni mugaruke mwongere mugarukira Imana mwongere mwegura intwaro zanyu mwongere murebe aho mwavuye mukagwa mwongere mugarukira Imana igihe kirageze yemwe abari muri za biro bafite akazi gakomeye Imana yambwiye ngo irakabanyaze kandi vuba byihuse mugiye gusabiriza kabandi mugiye kujya namwe mwirirwa mushakisha akazi kari mwe mugafite Imana ibafashe mwakoreshaga abandi ariko namwe ubwanyu mugiye kujya mukorera abandi kandi mwarakoreshaga Imana idufashe itugirire neza muve mu bugome bw'isi muitandukanye mureke kwivangavanga n'abandi banyamahanga no mwongere mugaruke yemwe bava muri kuririmba murimbe mukuri no mu mwuka yemwe bavyeyi mwameze imvi z'urutarutaru murava mukiranya Imana ifite agahinda Imana yambwiye
ngo yemwe bavyeyi mureke gukirana Imana mwe kuyikiranya ngo mbese kaduha abana benshi tuzabagenza dute mutatuma uburakari bw'Imana bwururuka. Imana ifitanye namwe agahinda, amarira y'abana benshi yageze imbere y'Imana. Ngaho nimwongere mugaruke mwinginge Imana, Imana ibagirire neza. Ijambo ryatubwiye ngo abantu benshi bari guteranishwa n'amateraniro yo kwirira no kwinywera bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ugasaba bangu mva tugiye gukoresha mineriveriseyi, tugiye mu birori by'umuntu runaka, ibyo ngibyo kabya bibereyemo. Bani batatu ku mazi, turajya ku Gisenyi, tuzajya muri Amerika, tuzajya muri Kenya. Mureke mbabwire rero ibyo murimo mutemberana mu mahanga, mwurira indege mukagera mute mufite urubanza n'Imana. Reka mbabwire Imana izabasangayo, inkoni y'Imana irahari. Reka mbabwire nta mahoro y'umunyabyaha. Iki ni igihe mbabwira ngo nta mahoro ariho. Umuntu ufite amahoro ni uwikomeje ku Mana. Umuntu ufite amahoro ni uwubasha Imana. Umuntu ufite amahoro mubyeyi ni uwakomeje intwari Imana yamuhaye, agafata Bibiliya yakayishyira mu mutima. Yesu Kristo, umuntu ufite Bibiliya mu mutima, uwo nguwo ni w'Imana yemera. Iyi Bibiliya kwifata mu biganza gusa, udafite Bibiliya mu mutima ikuyobora, ikwereka icyaha n'igisa n'ikibi cyose. Ntaho uri kuva, nta naho uri kujya. Niba udafite kirazira mu banyamahanga, uri kurira Abanyegiputa, ujya muri Egiputa ukavuga ati turapfuye, inzara irahari, akazi karabuze. Yesu, abana bazigishwa n'iki? Nawe ugatangira ukaboroga, ukarira muri Egiputa, ukarira umwami wa Shuri. Ni ukubera iki? Garukira aho ngaho, we kwifatanya nabo, we kubaririra. Yesu, iyo warira umunyamahanga ukarira muri Egiputa, ukarira umwashuri, Imana irababara, Imana ikarakara. Ahubwo wowe ko wari ufite intwaro, ufite Bibiliya mu mutima, uhamagara Imana, Imana ikururuka ikagutabara. Ukabwira Imana uti Imana, ibuka ya masengesho, ibuka bwa butayu, ibuka nagenze ingendo, ibuka ivugabutumwa, ibuka abana nasigaga, nanjye undengere. Imana ikururuka ikabana nawe, ikakwishurira inzu, ikaguha minerivare y'abana, ikubaka urugo rwawe rugakomera. None wa mubyeyi we, abagabo b'abanyamahanga bari kwirirwa bagukandakanda amabere, bakubita amabuno yawe, bagira ute? Bakohereza mesaje zipfuye kuri telefone. Ngaho wasize umugabo ukajya muri roge, warangiza ngurukorera Imana. Imana yarababaye. Yewe wa mubyeyi we, ijisho ry'Imana rirareba, nta naho twarihegeka. Imana iri kumwango mwa babyeyi mwe, mwa bagore b'abasambanyi mwe, mwimitse abandi bagabo, bagaharika abagabo banyu, kandi abagabo banyu ntacyo babatwaye. Imana yararakaye. Imana iraje, mucunguze uburyo umwete, kubera ko iminsi ari mibi. Imana irurutse, Imana iraje. Ese ko imfu ari nyinshi, ko hariho n'abantu bagiye kujya baryama, bugaca mu gitondo mwapfuye? Ese nize ntwaro mufite muri iyi minsi? Ese nize nzandiko, urwandiko rw'ijuru urarufite mubyeyi, urarufite mukobwa, urarufite mugabo? Hari benshi bagiye kujya baryama, bugaca mu gitondo bapfuye, nta kibishe. None ko impfu z'itungurano zihari, ukavuye mu nshingano, ukavuye mu masezerano, uzajyana iki? Abana bawe ko babaha Egiputa, ukabaha umwami wa Ashuri, abana bawe abarozi bakaba bagose, ugasanga abana bawe babuze ibyo kurya n'ibyo kunywa kubera wowe. Rero Imana idufashe, itugirire neza. Abantu benshi muri kurira ngo yemwe nimudusengere, muri gusaba amasengesho, mwebwe muri abashyi, mwamaze gukingura urugi rwo mu mutima, abadayimoni barinjira. Bamaze kwinjira babahindura igikanga, ubwiza bw'Imana bubavaho, ibizira byose biri kuza bikabinjirira. Mwarangiza ngo mbese ngo mwadusengeye. Nizihe ntwaro ufite muri iyi minsi zizagukiza mu kaga n'amakuba ubwo ugiye kugarizwa? Isi igiye kugarizwa, Banyarwanda, u Rwanda rugiye kugarizwa n'akaga n'amakuba. Nimwegere Imana, nimuha
muhaguruke mufate intwaro zanyu Yesu kugira ngo umuvumo utuveho. Amategeko y'Imana mwarayishe, nicyo Imana yambwiye, niyo mpamvu abana banyu mubona mbese Imana itakibitayeho. Reka mbabwire, nitutumvira Imana, yemwe bahanuzi, yemwe babyeyi, inzara izadukubitira hamwe n'abandi, kandi mwarasenze Imana. Birababaje uri umuhanuzi, uri umuhanuzikazi, uri umupasiteri, mukamugenda inkweto zarabahengamiyeho, imyenda yarashaje, ninde uri kurara hanze, ninde wabuze minervari, ninde wabuze ubwishyu bw'inzu, ni wa munyamasengesho. Isuzume wirebeho, iki ni igihe cyo gushishoza. Kubabesha ni kubi. Iyi ni iminsi mwabahanuzi mwe mukwiriye kureba mukamenya ngo mbese uyu muntu impamvu ariko tusaba amasengesho niziye. Ese niyo wikururiye akaga? Ese ni Satani uri kumurwanya? Ese ni ikigeragezo c'ishuri arimo? Ese ni Imana iri kumwigisha? Mugasobanukirwa mwe gupfa gutera isengesho kugira ngo ejo n'ejo bundi mudafashe amashuri yabo akabajyaho. Imana ibafashe ibagirire neza. Reka Imana itwambike imbaraga rero itugirire neza. Banyarwanda ni mwiyarure, abari mu mahanga mwiyarure. Abantu bamaze kwibagirwa, abantu barahaze, abantu bari kuye. Reka ngene njye gushakisha dukeya, reka muhereze musasire. Nyamara rero kankubwire, uri kwisukaho umuriro, uri kwisukaho amaraso, uri kwishiraho urubanza, amaraso y'umwana w'umuntu utazakira. Warangiza ngo uri gusenga ukabihanurana ukabisirimbana, bandi bakavukirwa bavuga indimi. Imana yacu idufashe, ni igihe cyo kwaturira Imana tugasaba imbabazi. Abantu bari kubabyanga ngo nta mahoro, nta mahoro ariho. Reka mbabwire, Imana iri kutugaya muri iyi minsi. Kankubwire, bana baba bafite uburinzi, ugifite intwaro y'Imana, ugisenga bikemera, ucerekwa bikemera, ugasengera umuntu ubabaye utamuciye amafaranga, Imana igahabwa icubahiro, Imana ikururuka. Bana bawe ikabakiza akaga, ikabakiza abarozi, ikabakiza imitego, ikagukiza ibisazi. Ariko uruzitiro rwawe rwamaze kunyukanyukwa, wamaze kukuraho uruzitiro rwari rukurinze. Burinzi bw'Imana wabuvuyemo, wamaze kubuvamo. N'abana bawe rero nta burinzi bafite. Icyo nagusabira, injira mu burinzi bw'Imana, ongera ufate intwaro. Yemwe abarambitse intwaro hasi, nimuziterure, mwongere mugaruke mu bwiza bw'Imana, muhamagara Imana yongere ibagarukeho. Iki ni igihe cyo kugaruka ku Uwiteka Imana, kongera kumusubiraho, twongere twisuzume. Imana itugirire neza. Mureke mbabwire, Imana ije gucagura, ije gukura intama mu ihene. Yewe henewe Efurayimu, uri ihene, warangiza ukavuga uri intama. Reka nkubwire, gabanya karinde wongere wegere Imana. Ariko ko muvuga ngo muri kuza hano kuri cano, Imana naho kihageze muzakogwa n'isoni, muzamwara mafaranga mwirirwa murya. Imana irababaye, Imana ifite agahinda n'umubabaro. Imana itugirire neza. Bantu muri kwihishahisha, mwarangiza mukavuga muti tugiye kuri televiziyo, uri umupasiteri ukajyanaho umuntu ugaragara nka Oliva, ukiri kuvuga ngo ningende mvuge ko nkeneye iki n'iki, nyamara ari ubwesikoro. Imana yarababaye. Ibyo byageze imbere y'Imana. Yewe mbifitiye ubuhamya, mbifitiye igihamya. Yemwe abapasiteri, yemwe abapasiterikazi, mufitanye n'Imana urubanza, mwameze imvi z'urutarutaru, mukavuga ngo muri abatambyi. Nta butambyi Imana ibabonaho, ubwisho mwabuvuyemo. Bantu babaye ibikanga, uri gusanga umuntu yagize iminkanyari, afite imyaka 20, ugasanga agize imyaka, ukakayana umuntu w'imyaka 50. Mwongere mugarureke mu bwiza bw'Imana. Umuntu ufite ubwiza bw'Imana, badayimoni baramutinya, bantu bakamutinya, bakamuhunga, kandi nta kintu avuze kubera ubwiza bw'Imana bumuriho. Reka rero duhamagara ubwiza bw'Imana bwongere butugarukeho. Imana itugirire neza. Haleluya. Bantu barakamutse, bantu barahumye, barasinziriye. Yewe wa mugabo we uri kugenda mu muhanda, uri kugenda na miki, yewe wa mugabo we wicaye muri biro, wicaranye iki? Ufite urwaniko rw'ijuru, wacunga imodokari, nta rwaniko rw'ijuru. Uvuga ngo ndi mu idini, muve mu idini. Mureke mbabwire, wa muvyeyi we waba wubatse urugo, nta rwaniko rw'itorero rw'ijuru ufite, uvuga ngo n'urw'itorero
urw'itorero, ntacyo rumaze urw'idini, ntacyo. Icyangombwa mushake aderese, mwiyandikishe. Iki ni igihe Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimwiyandikishe, mwongere mwitsibuze amazeru mwagize imbere y'Imana, yongere ibagarukeho, yongere igaruke ku bana banyu, yongere igaruke ku gihugu cyacu. Yemwe Banyarwanda mwameze imvi z'urutarutaru, yemwe Banyarwanda mwarabivanze, yemwe Banyarwandakazi mwarabivanze, yemwe abafite akazi muri za biro zikomeye mwarabivanze. Imana iri kubahendahenda, iri kubabwira ngo nimugaruke, mwongere mugarukire Imana, mwongere mwegure intwaro zanyu, mwongere murebe aho mwavuye mukagwa, mwongere mugarukire Imana. Igihe kirageze, yemwe abari muri za biro bafite akazi gakomeye, Imana yambwiye ngo irakabanyaze kandi vuba byihuse. Mugiye gusabiriza nk'abandi, mugiye kujya namwe mwirirwa mushakisha akazi kari mwe mugafite. Imana ibafashe, mwakoreshaga abandi ariko namwe ubwanyu mugiye kujya mukorera abandi kandi mwarakoreshaga. Imana idufashe, itugirire neza, muve mu bugome bw'isi, muitandukanye, mureke kwivangavanga n'abandi banyamahanga. Mwongere mugaruke, yemwe bava muri kuririmba, murimbe mukuri no mu mwuka. Yemwe bavyeyi mwameze imvi z'urutarutaru, muravamukiranya Imana. Imana ifite agahinda. Imana yambwiye ngo yemwe bavyeyi mureke gukirana Imana, mwe kuyikiranya ngo mbese duha abana benshi tuzabagenza dute, mutatuma uburakari bw'Imana bwururuka. Imana ifitanye namwe agahinda, amarira y'abana benshi yageze imbere y'Imana. Ngaho nimwongere mugaruke, mwinginge Imana, Imana ibagirire neza. Ijambo ryatubwiye ngo abantu benshi bari guteranishwa n'amateraniro yo kwirira no kwinywera, bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ugasaba bangumva tugiye gukoresha mineriveriseyi, tugiye mu birori by'umuntu runaka, ibyo ngibyo byo bibereyemo. Bani bati turajya ku mazi, turajya ku Gisenyi, tuzajya muri Amerika, tuzajya muri Kenya. Mureke mbabwire rero, ibyo murimo mutemberana mu mahanga, mwurira indege mukagera mute mufite urubanza n'Imana. Reka mbabwire, Imana izabasangayo, inkoni y'Imana irahari. Reka mbabwire, nta mahoro y'umunyabyaha. Iki ni igihe mbabwira ngo nta mahoro ariho. Umuntu ufite amahoro ni uwikomeje ku Mana, umuntu ufite amahoro ni uwubasha Imana, umuntu ufite amahoro mubyeyi ni uwakomeje intwari Imana yamuhaye, agafata Bibiliya akayishyira mu mutima. Yesu Kristo, umuntu ufite Bibiliya mu mutima, uwo nguwo ni w'Imana yemera. Iyi Bibiliya kwifata mu biganza gusa, udafite Bibiliya mu mutima ikuyobora, ikwereka icyaha n'igisa n'ikibi cyose. Ntaho uri kuva, nta naho uri kujya niba udafite kirazira. Mu banyamahanga uri kurira Abanyegiputa, uvuga muri Egiputa ukavuga ati turapfuye, inzara irahari, akazi karabuze. Yesu, abana bazigishwa n'iki? Nawe ugatangira ukaboroga, ukarira muri Egiputa, ukarira umwami wa Shuri. Ni ukubera iki? Garukira aho ngaho, we kwifatanya nabo, we kubaririra. Yesu, iyo warira umunyamahanga ukarira muri Egiputa, ukarira umwami wa Shuri, Imana irababara, Imana ikarakara. Ahubwo wowe ko wari ufite intwaro, ufite Bibiliya mu mutima, uhamagara Imana, Imana ikururuka ikagutabara. Ukabwira Imana uti Imana, ibuka ya masengesho, ibuka bwa butayu, ibuka nagenze ingendo, ibuka ivugabutumwa, ibuka abana nasigaga, nanjye undengere. Imana ikururuka ikabana nawe, ikakwishurira inzu, ikaguha minerivare y'abana, ikubaka urugo rwawe rugakomera. None wa mubyeyi we, abagabo b'abanyamahanga bari kwirirwa bagukandakanda amabere, bakubita amabuno yawe, bagira ute? Bakohereza mesaje zipfuye kuri telefone. Ngaho wasize umugabo ukajya muri roge, warangiza ngo ukorera Imana. Imana yarababaye. Yewe wa mubyeyi we, ijisho ry'Imana rirareba, nta naho twarihengeka. Imana iri kumwango, mwa babyeyi mwe, mwa bagore b'abasambanyi mwe, mwimitse abandi bagabo, bagaharika abagabo banyu, kandi abagabo banyu ntacyo babatwaye. Imana yararakaye. Imana iraje, mucunguze uburyo umwete, kubera ko iminsi ari mibi. Imana irurutse, Imana iraje. Ese ko imfa ari nyinshi, ko hariho n'abantu bagiye kujya baryama, bugaca mu gitondo mwapfuye. Ese nize ntwaro mufite muri iyi minsi
ese nize nzandiko urwandiko rw'ijuru urarufite mubyeyi, urarufite mukobwa, urarufite mugabo. Hari benshi bagiye kujya baryama bugaca mu gitondo bapfuye nta kibishe, none ko impfu z'itungurano zihari, ukava mu nshingano, ukava mu masezerano, uzajyana iki abana bawe ko babahaye Egiputa, ukabaha umwami wa Ashuri, abana bawe abarozi bakaba bagose, ugasanga abana bawe babuze ibyo kurya n'ibyo kunywa kubera wowe. Rero Imana idufashe itugirire neza. Abantu benshi muri kurira ngo yemwe nimudusengere, muri gusaba amasengesho mwebwe muri abashye, mwamaze gukingura urugi rwo mu mutima, abadayimoni barinjira, bamaze kwinjira babahindura igikanga, ubwiza bw'Imana bubavaho, ibizira byose biri kuza bikabinjirira, mwarangiza ngo mbese ngo mwadusengeye. Nizihe ntwaro ufite muri iyi minsi zizagukiza mu kaga n'amakuba ubwo ugiye kugarizwa, isi igiye kugarizwa, Banyarwanda u Rwanda rugiye kugarizwa n'akaga n'amakuba. Nimwegere Imana, nimuhaguruke mufate intwaro zanyu, Yesu, kugira ngo umuvumo utuveho. Amategeko y'Imana mwarayishe, nicyo Imana yambwiye, niyo mpamvu abana banyu mubona mbese Imana itakibitayeho. Reka mbabwire, nitutumvira Imana, yemwe bahanuzi, yemwe bavyeyi, inzara izadukubitira hamwe n'abandi. Kandi mwarasenze Imana, birababaje uri umuhanuzi, uri umuhanuzikazi, uri umupasiteri, mukamugendana inkweto zarabahengamiyeho, imyenda yarashaje, ninde uri kurara hanze, ninde wabuze minervari, ninde wabuze ubwishyu bw'inzu, ni wa munyamasengesho. Isuzume wirebeho, iki ni igihe cyo gushishoza. Kubabesha ni kubi. Iyi ni iminsi mwabahanuzi mwe mukwiriye kureba mukamenya ngo mbese uyu muntu impamvu ariko tusaba amasengesho niziye. Ese niyo wikururiye akaga? Ese ni Satani uri kumurwanya? Ese ni ikigeragezo cy'ishuri arimo? Ese ni Imana iri kumwigisha? Mugasobanukirwa mwe gupfa gutera isengesho kugira ngo ejo n'ejo bundi mudafasha amashuri yabo akabajyaho. Imana ibafashe ibagirire neza. Reka Imana twambike imbaraga rero itugirire neza. Banyarwanda nimwiyarure, abari mu mahanga mwiyarure. Abantu bamaze kwibagirwa, abantu barahaze, abantu bari kubona amafaranga, abantu bakabona imiceri, abantu bari kuyimena, bashonje ni benshi, bari kurira mu miharuro yanyu, mu mbuga zanyu, mu bipanga aho ngaho, mu ndakara adatetse, wowe ufite umufuka aho ngaho, zakawungura paritse, ariko nta no kuvuga ngo reka muvuvurireho. Nizihe ntwaro ufite muri iyi zizagukiza mu kaga n'amakuba kari imbere? U Rwanda rugiye kugarizwa, isi yose igiye kugarizwa, amahanga kugarizwa. Nizihe ntwaro ufite zo kugwanisha? Imana ibafashe rero ibagirire neza. Reka Imana itwambike imbaraga kandi ibaha umugisha. Jambo ry'Imana rero naho ngaho nigarukirije. Imana ibampera umugisha, rigira aho ribakura, rigire naho ribashira, nanjye ribe nkuko, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane Oliva ku butumwa bwiza utambukije, kandi uwumva yumve nk'uko ijambo ry'Imana ariko bidusaba, ntawe uzazira ko atumvishe. Reka tujye dusatira n'umusozo w'ubutumwa bw'Imana bw'uyu munsi. Sinzi nimba hari icyo waba wisubwe ngo nacyo tugumwe ukinyuzeho, ariko kidahari uradutanga nimero za telefone kugira ngo wakwifuza ko musengana, ashobora kwifuza ko musengana, ashaka kwatura, afite icyifuzo runaka, kugira ngo mwe mwamusengera. Nimba nta kindi mureta muduha izo nimero mundadusengera Imana. Ndumva nta kindi nakongera kubwira ijambo. Nabwira abantu ngo abarambitse intwaro hasi bongere bazegure. Hari abafite intwaro y'urukundo, yo kwirinda, kwihangana, kutavugagura amagambo apfuye, kutajya mu businzi n'ubusambanyi, abo bose bongere barambaza, bafate intwaro zabo bazegure. Nababwiye ngo umusirikare w'isi aharanira igihugu cye ugeze ubwo apfuye adacogoye. Natwe abanyamasengesho, namwe Banyarwanda, Abanyarwandakazi ari mu mahanga, mbasabe kugira ngo namwe mufate intwaro zanyu mwe kuzirambika kugeza ubwo Yesu yaza
agakiza akahamagara amazina namwe muzabonekemo. Ibyo nibyo nabasabira nta bindi. Rero telefone ni 078810 Imana ibaha umugisha. Uri Imana ishoboye ibintu byose, urera kandi urakiranuka. Mana data mwiza, kubwira ijambo ryawe ndagushimye. Mwami Imana ndasenze ngo iri jambo riherekeze. Iri jambo Mwami Imana uryumvise benshi. Ngewe naranguruye, ngewe naco nakora. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwingiza kugira ngo abantu Mana ubahe kongera gufata intwaro zabo barambitse. Ubahe kongera Mwami Imana kukwegera. Kugira ngo uruzitiro Mwami rwasenyutse Mana data batwese warabazitiriye. Ibiza bikaba ntibibagereho, byago n'amakuba ntibibagereho, kubana nabo ntibibagereho, ariko kuko Mwami ngo batumvira amategeko yawe, ariyo mpamvu babarakariye n'abana babo tuzabagirira ibambe. Ndakwinginze kugira ngo wumvise iri jambo, umuhe Mwami Imana kugaruka, umuhe kukanguka, izina rya gicubahiro. Reka iri jambo rero riherekeze kandi ifu y'abadayimoni ryose rikurweho. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti turakoze, amen. Imana iguhe umugisha. Nawakiriye.